iyaba abantu bakijijwe izi sengero zuzuye mu mujyi wa Kigali abitiriwe izina ry'Imana bakoraga ibitunganye n'igihugu cyacu cyagira umugisha. Ntago gufungwa kw'isengero byaturutse kuri leta cyangwa ku gihugu runaka, n'ukuri izi sengero zifungwa ni Imana yabikoze, kandi naka gapfukamunwa ni Imana yabikoze. Barakabije. Yego. Abantu bigize Imana, abantu bigize abavumbuzi, bigize abashakashatsi, abantu bashyize hejuru ubwenge bwabo, bashyira hejuru ubuvumbuzi bwabo, bashyira hejuru ubuhanga bwabo. Imana baragenda bayihanagurizaho, barangije bayihanagurizaho, mbese n'abitwa ko bayisenga bakamera nk'abantu bari kuyifotorezaho. Imana iragenda itagaci. Yesu ashimwe. Nitwa Mukeshimana Emerita, zwi ku izina rya Mama Charlene. Ndabaha ikaze kuri YouTube channel yanjye, aho tugiye kujya dukurikiranira ijambo ry'Imana n'ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye, n'impuguro zigenewe ibyiciro bitandukanye, ndetse n'ibindi bifasha ubugingo. Ngire tubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, aho muri hagiye hatandukanye, ku migabane igiye itandukanye. Mwese abakurikirana Mama Charlene official, n'umugisha cyane rero, n'umugisha ko turimo tugana mu mpera z'umwaka. Rero dutangira iki kiganiro, reka mbanze mfata aka kanya mwese mbifuriza umwaka mushya aho muri hirya no hino, abari ku migabane igiye itandukanye, abanyarwanda by'umwihariko, ndetse n'abarundi mubasha kumva ururimi rwacu. Rero muri kano kanya nk'uko mubibona, tugiye kugira ikiganiro gitoya cyane tuvuga ku mwaka turangije, umwaka w'2020, umwaka utarabaye mwiza cyane kuri bamwe na bamwe. Tugiye kuganira rero kuri uyu mwaka, turebe ndetse n'umwaka ugiye gukurikiraho w'2021, turi buze kuganira kuri bimwe na bimwe amasomo twagakwiriye kuba dukuramo mu mwaka turimo turangiza no mu mwaka tugiye kwinjiramo. Nk'uko mubibona rero, imbere ya kamera zacu dufiteho umutumirwa, agiye gutangira twibwira tunamusuhuza. Muraho neza? Muraho cyane. Yego, amakuru yanyu? Turakomeye, turashima Imana. Reka dutangire twibwira abadukurikiye, tunabasuhuza ndetse tunabifuriza n'umwaka mushya. Turabashuhuje mu izina rya Yesu, mwebwe mwese abakurikiranye Mama Charlene official, kandi tubifurije umwaka mwiza. Nje muri kumwe ku bashyitsi batanze, nitwa Mukeshimana Emerita, nzwi ku izina rya Mama Charlene. Ndo mu mama w'abana 5, sengera muri ADPR mu Nyakabanda, nkorera Imana uyu murimo w'ivugabutumwa, n'ibindi Imana ishoboje byose ndabikora. Imana iduhane umugisha. Nawe ndagushuhuje. Yego, murakoze. Yego, rero nk'uko mwabyumvishe, ni Mukeshimana Emerita, cyangwa se azwi ku izina rya Mama Charlene. Akaba ari nawe nyiri muyoboro, cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza nyiri channel. Ego. Rero reka dutangire n'ikiganiro cyacu. Mama Charlene, tugiye kuganira kuri uyu mwaka cyane cyane turangije. Ni umwaka navuga yuko ni umwaka utarabaye mwiza ku bantu bose mu ngeri zose, kuko ari n'abanyeshuri biga muri nasari wajyaga kumva utwana dutoya ati mama ko naheruka kujya kwiga, nyine ukumva ni ibintu bibabaje. Urumva ko n'umwaka wakoze ku ngeri zose kandi mu buryo butari bwiza. Kuri mwebwe mwivugabutumwa, muri abavugabutumwa, ni iki mubona gikwiriye kubera nk'isomo ku bantu bose, yaba abakijijwe ndetse n'abakijijwe? Ni irihe somo bakwiriye gukura muri uyu mwaka turangije, umwaka wa 2020? Isomo ndashaka kubanza kuvuga mu buryo bw'amatorero n'itorero mu nzu y'Imana ku bakijijwe, kuko burya abadakijijwe amakosa bakora ni menshi. Iyo umuntu adakijijwe burya ntabwo biba byoroshye no kuba wamuha inama, usibye yuko niyo umuntu adakijijwe aba ari mu nzira wenda yo gukizwa. Ariko ndashaka wenda nko kuvuga mu rusengero. Ubundi tumenyereye ko ibintu nyine bidasobanutse nk'ibi biba handi, bikaba mu tubari, bikaba iyo ngiyo, bikaba mu masoko, bikaba iyo.
yego ariko ibi bihe byatugezeho bikagera no mu rusengero. Nge mbona abantu bo mu rusengero, abantu bakijijwe, abakristo, abayobozi bo mu rusengero, nibo bantu bari bakwiye gufata isomo kuri corona, yego kuri iki cyorezo kurusha abandi. Kuko kuba agapfukamunwa gafunga akabari kagafunga isengero, ni isomo rikomeye ku bantu bafite isengero. Bikwiye kudutera isoni, bikwiye kudutera isoni. Umuntu wese winjiye mu rusengero afite agapfukamunwa akwiye kugira isoni, akibaza impamvu yambaye agapfukamunwa akinjira mu rusengero. yego Ntago agapfukamunwa ari ibihembo Imana yahaye abakirisitu, nta nubwo ari n'igihano, kuko amakosa abakristo bagira ntabwo abahanisha agapfukamunwa, mbona ari nk'akanyafu. Kandi kuba agapfukamunwa karaje tukaba tukambara, yego ingaruka zose burya nta handi zaturutse ku bakirisitu bakijijwe nabi. Kandi gukizwa nabi bitera umwaku, gukizwa nabi nuzajya wumva imvura ikagwa ikarengera imyaka mu gishanga, ujye umenya ngo bituruka mu bakirisitu bakijijwe nabi. Niwumva ngo haguye imvura ituma amamodoka arengerwa akajyana n'abantu, ujye umenya ngo ni abakirisitu bakijijwe nabi. Akagapfukamunwa ndahamya 100% kandi bimvuze nzabisubiramo n'ikindi gihe, kuko atari byo nkwe mu bwonko bwanjye. Akagapfukamunwa katurutse ku bakirisitu bakijijwe nabi. Nimba hari umuntu wagutera umwaku, ni umukirisitu ukijijwe nabi. Nimba hari umuntu washyira muri butike yawe gahita ihomba cyangwa akaguteza imikasiro n'imikoshi, ni umukirisitu ukijijwe nabi. Nimba uri umusore ukajya gushaka umukobwa ukijijwe nabi, vuga ngo winjije inyatsi wawe mu rugo. Nimba uri umukobwa ugashaka umusore ukijijwe nabi, vuga ngo winjije inyatsi iwawe mu rugo. Reka nkubwire, umuntu ukijijwe nabi naho yaba ahinga mu murima wawe ashobora kuguteza inanda. Umuntu ukijijwe nabi naho wamuha ikigo cyawe ngo akiyobore ashobora kuguteza ibyago. Umuntu ukijijwe nabi urugo abamo rubura amahoro. Umuntu ukijijwe nabi yari mu gihugu kizamo ibibazo. Reka mbabwire, ibintu byaberaga mu nsengero, ibintu byaberaga mu bakirisitu, mu ibintu bibera mu bantu bameze nk'abazwi bamenye Imana, nibyo byakuruye akagapfukamunwa. Gusa nta pingu nta na polisi mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bw'umubiri, mu buryo bugaragaye ntabwo abantu bashobora kubyumva. Ariko ibyaha byakozwe n'abahanuzi, ibyakozwe n'abashumba, ibyakozwe n'abapasiteri, ibyakozwe n'abapotre, byakozwe n'abavugabutumwa, ibyakozwe n'abantu mufite za Bibiliya. Nimwe mwazanye agapfukamunwa, nimwe mwatumye za metero ziza, nimwe muduteje kwirirwa dukaraba buri munsi, kubera yuko iyaba abantu bakijijwe, izi sengero zuzuye mu mujyi wa Kigali, abitiriwe izina ry'Imana bakoraga ibitunganye, n'igihugu cyacu cyagira umugisha. Kuko burya Imana iyo izanye umunyafu ntabwo izana umunyafu kubera abapagani, ahubwo izana umunyafu kubera abapagani bo mu rusengero. Rero nge ndashaka kubwira abantu duhuje gukizwa no gusenga bene data, duhurira mu rusengero, nimusubire mu nama zanyu, musubire mu bikorwa byanyu, musubire mu migambi yanyu, mwisubiremwo kugira ngo agapfukamunwa katuveho. Kuko biteye isoni, biteye isoni kubona umuririmbyi aririmbana agapfukamunwa. Reka mbabwire, kariya ntago icyari igihembo Imana yaduhaye, ntago ari agashimwe. Birababaje, biteye n'agahinda. Birababaje kwinjira mu rusengero twiyandikishije bakirisitu. Mureke mbabwire, birababaje kwinjira mu rusengero dukarabye mu rusengero. Wenda winjiye mu kabari ukambaye sava, winjiye mu rusengero mu kabari ugakaraba ni sawa, ariko kwinjirana mu rusengero agapfukamunwa kandi nta n'isoni, mukabiririmbiraho mukumva ntacyo kabatwaye, gafite icyo gatwaye. Ujye utekereza impamvu rero uririmba wambaye agapfukamunwa, dutekereze impamvu abakristo nanjye nishyizeho impamvu twicara mu rusengero twambaye agapfukamunwa, tukicarana muri metero, tukaba tutagihoberana, kandi abana b'Imana barahoberanaga, tukaba dusigaye dutanga ncese. Nanjye sigaye nyitanga. None ntago ngiye naguha ikiganza cyanjye ujya kuntera corona se kubera iki? Ubu mbese ni gutya.
kandi ibi ngibi twavugaga ko ari iby'abajama ntabwo byari bikwiye kuza mu rusengero. Rero ni ikibazo gikomeye. Mwanyemereye abantu musenga abakirisitu, mwanyemereye tugatekereza kuri iki kintu cyabaye, tukavuga ngo ni ukubera iki insengero zafunzwe? Ni gute bafunga urusengero bagafunga akabari? Nge birambabaza kandi ntibaduhohoteye. Mureke mbabwire, iyo abantu bo mu rusengero baza kugaragara nk'abakirisitu neza, hari gufunga ububari, insengero zigakomeza zigafungwa. Ariko mwibaze impamvu bafunze insengero bagafunga n'iki n'akabari. Kandi nongere mbamenyeshe ko iri fungwa ry'isengero ntabwo gufungwa kw'isengero byaturutse kuri leta cyangwa ku gihugu runaka. Ni ukuri izi sengero zifungwa ni Imana yabikoze, kandi n'aka gapfukamunwa ni Imana yabikoze. Ahubwo dutekereze, umukirisitu atekereze, n'umuyobozi atekereze, umugore atekereze, n'umugabo atekereze, umukuru atekereze, n'umutoya atekereze. Twibaze ikintu twagomeye Imana cyatumye insengero zikingwa ari amezi, kandi ni nkaho zigikinzwe n'ubundi kuko ntitwisanzura. Ngewe umunsi nzemera ko insengero zikinguye ni umunsi tuzaba tutacyambara agapfukamunwa, metero zavuyeho, tutinjira mu rusengero dukaraba. Uyu mwaka rero tukiri aho mama Charlene, umuntu ashobora kwita yibaza ikibazo, cyane cyane nk'uko nabyumvishe twarebye cyane cyane ku itorero hano mu gihugu cyacu, ndetse tubona ko n'izo ngaruka zose zaturutse cyane ku gihugu ku bakristo b'igihugu cyacu. Ariko iyo witegereje ubona yuko ntago ari icyago cyaje ngo gifate igihugu cyacu gusa, ni icyago cyaje kigafata ahubwo isi yose muri rusange. Ese bineye kwibaza ikibazo kigira giti, ese ubwo nibyaba n'ubundi ari rya kosa ririmo rikomeza rikorwa n'abakristo aho bari hose ku isi? Yego nyine ni ikosa rigenda rikorwa n'abasenga, hanyuma rero ugasanga wenda no mu bakristo cyangwa no mu badasenga abantu barakabije. Yego, abantu bigize Imana, abantu bigize abavumbuzi, bigize abashakashatsi, abantu bashyize hejuru ubwenge bwabo, bashyira hejuru ubuvumbuzi bwabo, bashyira hejuru ubuhanga bwabo. Imana baragenda bayihanagurizaho, barangije bayihanagurizaho, mbese n'abitwa ko bayisenga bakamera nk'abantu bari kuyifotorezaho. Imana iragenda ita agaciro mu maso y'abana b'abantu. Yego, impamvu rero nkondana abakirisitu, nta gihugu kitarimo abakirisitu. Ububi bwabo, iyo abakirisitu ari beza, iyo igihugu gifite abakristo bakitwara neza, na kera niko byagendaga, bakitwara neza, Imana yarazaga ikabakiza icyago cyangwa ikabarinda icyago. Ariko iyo bitwaraga nabi, nk'urugendo Abisiraheli bagiye bakora, Imana yajyaga mu ruhande rw'ababisha babo, hanyuma ikagira gute, ikabarwanya. Ariko bakora ibyiza, Imana ikajya mu ruhande rwabo ikarwanya ababisha babo. Ibi bintu rero hari ibintu mu isi byari bikabije, kandi ibyo vuga ngo mu Rwanda nta hantu badasenga abantu ngo abantu barimo barasenga inzoka, ngo barimo barasenga shitani, ngo idini rya shitani, ngo basenga bambaye ubusa, ngo mbese Imana yari yarabaye itorosho mu maso y'abantu. Aka kantu rero kabayeho, inzira yose byanyuzemo bino, nzi neza ko Imana yabigizemo uruhare cyane ko bifitemo inyungu. Yego, murakoze. Ibi ngibi bineye kuita ngera ku kantu kagenda gasakara hirya no hino. Hari ikibazo gikunze kwibazwa n'abantu benshi, ariko nekereza ko atari benshi, n'abantu bamwe muri twebwe ku isi yose, tukibaza tuti mbese ko iyo hakorwa statistique cyangwa se imibare muri rusange bavuga yuko ku isi hose ibijyanye n'ubukristo ari 95%, kubera iki ibyaha bikomeza kwiyongera? Si icyo kibazo nawe, kubera iki intambara zikomeza kwiyongera? Wibara ku isi, barahani iwacu aho dutuye, nge narenze umupaka nka 2 hari kuva nabaho, ubundi iwacu niho navukiye, niho nakuriye, ndanahakunda. Yego, ariko duhera inaha, urebe insengero zari zuzuye mu mujyi wa Kigali, umuntu wese murahura, nakiriye agakiza, wahura narakijijwe. Mbese umuntu akakubwira ati narakijwe, kibazwa imbere yakirijwe, ariko ukamureba uko yari ukabona niko akimeze. Hanyuma
ukareba izo sengero ukuntu ari nyinshi, ariko ukareba amanyanga nayo ukumva ni nyinshi, ni menshi. Ubu urebye ibyaha bikorwa muri iki gihugu, ukareba no mu nkiko, ukareba impapuro, amadosiye, usanga benshi ari abasenga. Ubundi se abasenga nyine baba bamariye iki gihugu cyangwa isi? Ni ikibazo nyine. Ntabwo burya basenga, ni abanyamitwe, baba bari guteka imitwe, kuko baramutse basenga hari ibintu byagahindutse. Yego, ni ingwizamurongo. Ni babandi Yesu azabwira ati ntago nabamenye. Ni nk'irihe somo rero abantu muri rusange by'umwihariko abakristo dukwiriye gukura muri iki kintu? Uko biri kose isomo buri wese yizukwe. Iyi korona yaratwigishije. Iyi korona yeretse ba bacuruzi batajya mu rusengero ukuntu umuntu ashobora kumara amezi angaha adacuruza, kuko bari bafite umwuka wo kwikakaza no kwibona. Ariko se abantu bazahora mu rusengero, mbese bakumva ko kuba mu rusengero ari ubugingo. Ariko dore mu minsi ishize ari mu rusengero ntimwahabaga, ari mu bucuruzi bwanyu ntimwabagamo, mwaricaye mu rugo. Sinzi wavuze ngo umugabo asigaye anywa n'agakoma. Buri wese mu ruhande rwe akwiye gukuramo isomo ryo kubaha Imana no gukorera Imana, nta zindi nzitwazo ashyizeho. Reka rero tubashimire kuba mwitabira ubutumire bwacu. Yego, Imana ibaha umugisha cyane. Reka dusoreze aha ngaha, tuzakomeza kugenda tuganira tuvuga kuri byinshi bijyanye n'uyu mwaka none ugiye kuza. Imana nibaha umugisha cyane. N'abataziga muri uyu baziga no mu wundi amasomo yarakomeje. Imana ibaha umugisha, nawe Imana iguha umugisha. Yego, murakoze. Icyo usabwa ni ugukomeza gukora subscribe, comment na share kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze bugere kure. Mwakoze, mukomeze kugira umwaka mushya muhire wa 2021. Imana ikomeze kubana namwe kandi ikomeze kubaha amahoro yo mu mutima. Amen.